Ndabasoje nanone mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha mwebwe tugiye kubana kuri uyu munsi kugira ngo dusangire ku ijambo ry'Imana. Imana yaduteguriye waba uri mu kazi cyangwa se uri muri gahunda zose z'umunsi. Imana iguhe umugisha wowe tugiye kugumana kuri uyu munsi. Tugiye gutangira amasomo tugiye kwigaho avuga ku ngingo zituganisha ku bukire. Ndavuga hejuru y'ubukire bushingiye ku kijambo ry'Imana ritubwira, ndetse tuzifashisha imirongo myinshi yo muri Bibiliya, ariko kandi by'umwihariko turifuza yuko iri somo ryagenerwa abantu bafite aho bahuriye n'ijambo ry'Imana. Tugiye kubana rero muri aya masomo tuzamaramo iminsi, ariko cyane cyane uyu munsi turahera ku ngingo ya mbere y'isomo rivuga ku bijyanye n'uburyo umuntu ashobora kuva mu bukene cyangwa se uburyo ashobora kwiteza imbere. Ntabwo nzavuga byinshi birenze iby'abahanga bagiye bavuga, nta nubwo nshaka kugira ngo bizabe ari amasomo ashobora kurambira abantu, ahubwo ndifuza yuko bizaba ari ibintu umuntu wese yabasha kumva mu ncamake cyangwa se muri rezime, kugira ngo bimworohere kuzamura imitekerereze ye mu buryo bwamugeza ku bukire. Bijya bigorana cyane cyane ubuzima akenshi burimo ubukene, birangira abantu benshi bahuye n'icyo nakita akajagari ko mu bitekerezo. Ntabwo ari inyigisho zishingiye kuri prosperity nk'uko abantu bajya babivuga, cyangwa se iby'ibitangaza, imigisha, ibikioya. Ni isomo nk'uko abakristo bakwiye kumenya no gusobanukirwa, ese koko Bibiliya hari ikidusobanurira uburyo umuntu yakikura ku rwego rumwe akagera ku rundi. Ndashaka rero uyu munsi duhere ku ntego cyangwa se kuri step ya mbere muri step nyinshi tuzaganiraho kuri iri somo rishingiye ku kuva uburyo umuntu yakikura mu bukene, cyangwa se uburyo umuntu yagera ku iterambere rirambye, ariko cyane cyane ari umukristo, ndetse ari n'isomo rishingiye kuri Bibiliya. Imana ishimwe cyane. Isomo rya mbere ry'uyu munsi ndashaka tuvuge ku kintu cyitwa guhindura imitekerereze, cyangwa se uburyo imitekerereze yawe ishobora guhinduka ikaba mishya. Ubundi urufunguzo rwa mbere ruganisha umukristo mu bukire buhamye ni iterambere rirambye n'icyubahiro cy'Imana. Muri iki gice turifashisha umurongo wo muri Bibiliya mu gitabo cy'Abaroma ibice 12 umurongo wa 2. Reka tuhasome twumve icyo havuga. Biravuga ngo mu Baroma ibice 12 uhereye tusome ku murongo wa 2, mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma, haravuga ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Reka gerageze nongere subiremo. Abaroma ibice 12 umurongo wa 2 aravuga ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye. Imana ishimwe cyane. Aya ni amagambo Paulo yandikiye aba banyaroma, ni mu gihe yari ariho abashishikariza cyangwa se ashaka kugira ngo basobanukirwe neza uburyo imitekerereze yabo igomba guhinduka mishya, kubera ko yabonaga ko gutekereza kenshi bijya bigorana ku bantu. Arangije arabafasha, arababwira ati ni byiza yuko mutakwiye kwishushanya n'ab'iki gihe, ahubwo mukwiye guhinduka rwose mugizwe bashya mu bwenge bwanyu cyangwa se no mu bitekerezo byanyu. Benshi mu bakristo rero basenga cyane, yewe baranasoma Bibiliya cyane, banatura neza amaturo mu rusengero, ariko ugasanga akenshi basumiwe cyangwa se basatiriwe n'ubukene. Ndavuga ubukene bushingiye ku buryo bw'ubuzima cyangwa se ku buryo bw'umubiri. Benshi baba bafite kwizera gukomeye, ndetse ugasanga mu ijuru bahora bavuga ngo nta mpamvu n'imwe yo kubaho tudafite kwizera kw'ijuru, ariko ugasanga bafite ikibazo, nta bitekerezo na bike bafite ku bijyanye n'iyi si dutuyemo.
babaho usanga kenshi abakristo muri iki gihe tubayeho mu madeni, mu kubura igisubizo cy'imibereho, mu guhora dusaba kuba abantu bashobora kudufasha cyangwa se baduha. Niyo akenshi tubonye amahirwe nta na rimwe tubasha kuyakoresha uko bikwiriye. Ntibamenya cyangwa se abakristo muri rusange twese hamwe ntitubasha kumenya neza uburyo dushobora kubyaza umusaruro ayo mahirwe twagize, kuko usanga kenshi imitekerereze yacu yuzuye ubukene cyangwa se yuzuye ubwoba cyangwa se kwizera iby'amahirwe gusa. Ugasanga ukavuga ngo buriya Imana izantabara, Imana izangirira neza, ndayisenga, turayizera, ariko cyane cyane tukizera iby'ijuru gusa, tukibagirwa ko turi abashyitsi n'abimukira muri iyi si dutuye, tukibagirwa ko ahangaha ari mu icumbi riducumbikiye, kandi icumbi iyo rigucumbikiye byanga bikunda icumbi ugomba kuribamo kuko riragucumbikiye nyine. Ariko usanga kenshi twibanda cyane cyane gutekereza ngo mbese iri juru. Abenshi uzasanga mu masengesho aribo bantu bahera kuwa mbere basenga bakageza ku cyumweru, birirwa mu butayu. Ni byiza gusenga, n'umugisha gusenga, bituma tubasha kugirana ubusabane n'Imana, ariko wajya kureba ku rundi ruhande ugasanga twirengagije ko dutuye muri iyi si, cyangwa se turi abashyitsi n'abimukira muri iyi si. Kandi umucumbitsi akenshi agomba kubaho nk'umucumbitsi, ariko kandi anategura n'ejo hazaza mu gihe azaba yirukanywe mu icumbi. Iri cumbi rero riducumbikira uko durishaka. Ndagira ngo nkubwire ngo kuri uyu munsi wa none ukeneye gutekereza ku ntekerezo zawe uburyo kizikubwira. Niyo mpamvu intambwe ya mbere yo kwinjira mu bukire ari uguhinduka mu mitekerereze. Utari wahinduka mu mitekerereze, nshuti yanjye, ntutekereze ko ubukire wazabubona, biragoye cyane. Imitekerereze niyo kugira icyo uri cyo, ntabwo ari amahirwe akugira icyo ari cyo. Oya, saho wavukiye, si ibyo ababyeyi bawe baguhaye, ahubwo ni imitekerereze itandukanye. Imitekerereze itandukanye, akenshi umukire n'umukene imitekerereze yabo biratandukanye. Hari abantu batekereza ngo ngewe navukiye mu muryango ukomeye bazampa ubutunzi, cyangwa se barananzigamiye. Ariko ndagira ngo nkwibutse ko imitekerereze yawe iramutse iciriritse, kabone nubwo baba barakuzigamiye, ibyo bakuzigamiye byose byazapfa ubusa, kubera ko nyine imitekerereze yawe iracyafite ikibazo. Kandi imitekerereze y'abakene akenshi n'abakire irahabanye cyane. Umukire aba afite ibindi atekereza, n'umukene nawe afite ibindi atekereza. Cyangwa se imitekerereze y'umuyobozi ndetse n'umugaragu nayo iratandukanye, cyangwa se umuntu utanga n'uwakira nayo imitekerereze iratandukanye. Uyu munsi rero ndifuza kubana nawe nkubwira ngo hari igihe kigeze cy'uko twagura imitekerereze yacu. Ubukire bwa mbere, ndeka nkubwire ngo ubukire bwa mbere ukwiye kumenya, cyangwa se intambwe ya mbere ukwiye kumenya nimba ushaka kwitwa umukire wubaha Imana kandi ukorera Imana, nuko ugomba kwinjira muri ubu bukire ari uko wahinduye imitekerereze yawe. Nimba imitekerereze yawe itari yahinduka, ndakwibutsa yuko gukira kwawe bizakugora. Imana itugire neza cyane. Ndashaka kugusobanurira ku mitekerereze cyangwa se mindset mu bukire. Imitekerereze ni uburyo umuntu abona ubuzima, uburyo atekereza ku burenganzira bwe, ku bushobozi bwe, ku Mana, ku bantu n'ahazaza he. Hari abantu batekereza mu magambo amwe namwe ngewe numva nifuza yuko duhindura muri iki gihe. Usanga batekereza, ukumva umuntu arakubwiye ngo ubukire ni iby'isi. Rwose ntabwo batinya kubivuga, cyane cyane abakristo tubanye, abakristo dusengana, abakristo tubanye mu nsengero. Ukumva umuntu aratinyutse aravuga ngo rega ngo ubukire ni iby'isi, ngo kandi ngewe ndi umurokore ndajya mu ijuru. Ukibaza nimba iyi si atuyemo nayo itamureba, cyangwa se adashinzwe kuyibamo. Ngo rwose izo ntekerezo ziciriritse nk'izo ngizo rero ziragoye yuko umuntu yakiteza imbere, ziragoye yuko umuntu yagera ku rwego rushimishije. Cyangwa ukajya kumva aravuze ngo ngewe ngo ntago nabigeraho, ngo Imana izi icyo yampa, ngo izi icyo yangeneye. Bya bindi ukumva arakubwiye ngo isengesho ngo musigaye nsenga ni rya rivuga ngo ifunguro ridutunze riduhe none. Ugasanga ni ibyo bitekerezo yifitiye, nizo mpamvu zonyine afite muri we. Mbese akabwira ngo rega ngo ibi ngiye nta nubwo nabigeraho, ngo buriya ngo bariya ngo bafite uko babigeraho, ngo ariko ngiye ngo Imana yanjye ngo impereze ibinkwiye, ngo Imana izikiye icyo yagambiriye kumpa, ngo ntaravuka ngo yari izi icyo yanyanditseho. Ugasanga intekerezo zawe zamaze kubana, zagiyemo icyo nakita kode, bisaba ko iyo kode ihandurwa, mbese n'iyindi kode yindi ishobora kuyikuramo, kuko iyo intekerezo zamaze kwinjiramo kode, ndagira ngo utangarize yuko byagorana yuko
zakugeza ku bukire. Cyangwa ukajya kumva umuntu aravuze ngo niba Imana ishaka ko mbaho nabi nuko nyine ibyanditswe, ngo ubwo nyine ngo Imana irabizi, ngo yarabyanditse, ngo byararangiye. Reka mbabwize ukuri, hari abantu bamaze kwiyakira mu bijyanye n'imitekerereze, batagifite n'icyerekezo cy'ejo hazaza. Niyo babwiye ngo ejo ni heza, barakubwira ngo yanga icyo Imana yanditse buriya yaracyanditse, ngo ubwo nyine yangeneye kubaho nabi. Izo ni intekerezo ziciriritse, kandi izo negative thinking akenshi zirica. Iyo mindset ntabwo nifuza ko iba mu bakristo muri iki gihe tubanye, cyangwa se dusengana, cyangwa se n'abandi bose bazatekereza kubaho mu buzima buciriritse. Abo bazaba bagowe n'intekerezo mbi cyane, kuko Imana yatugeneye ubuzima bwiza. Imana yavuze ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ngo ni ibyiza, ntabwo ari ibibi inshuti yanjye, ntabwo ari ibibi, kuko ibibi ni ibituruka ku mwanzi, ariko ibyiza Yesu yabitugeneye twese. Kuko Imana nimba tuyisenga twumva ko ari umutunzi wa byose, kuki abakristo dukwiye kubaho twumva ko iby'Imana yatugeneye nyine ngo ubwo nimba yarangeneye ibibi ngo ni ibyo, ngo ngenga iki ntabwo nakigeraho, ngo ngenga ibi ntabwo byakunda. Mbese ugasanga ubuzima bwacu bwa buri munsi buhora butekereza gutyo. Iyi mitekerereze rero ishingiye ku kwikuramo ubushobozi Imana yakubikijemo. Uwo muntu aba afite ingufu zidasanzwe ariko ntazikoresha. Usanga rero akenshi ahora ari hasi. Imitekerereze ni nk'urufunguzo rw'inzugi, ushobora kurufungura cyangwa se ukarufunga. Byose biterwa nuko utekereza ku buzima bwawe. Nimba utekereza ko uzagera kuri ibi, byanga bikunda uzabigeraho. Ariko nutekereza ko wamaze kwiyakira kuri ubu buzima busanzwe, byanga bikunda nyine uzahora wariyakiriye kandi uzaguma kuri ubwo ngubwo nyine. Hari icyo Bibiliya itubwira iyo dusomye muri Bibiliya ku bijyanye n'imitekerereze, cyangwa se kuguha agaciro imitekerereze. Pawulo yandikira Abaroma muri uyu murongo twasomye yaravuze ngo ntimukishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke mugizwe bashya mu bwenge bwanyu. Iyo dusomye no mu gitabo cy'Imigani, Salomo yandika muri 23 umurongo wa 7 yaravuze ngo nk'uko umuntu atekereza mu mutima we niko nawe ari, cyangwa se niko ari. Akenshi ibitekerezo byacu uko bitekereza mu mitima ni nako tugaragara n'inyuma. Niba utekereza mu buryo bwagutse cyangwa se buri positive, n'inyuma burya abantu bazabibona nshuti yanjye, bazabibona rwose yuko byanga bikunda ufite aho uva naho ugana. Salomo yongeye kwandika mu gitabo cy'Imigani mu bice 4 umurongo 23 yaravuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho havukamo iby'ubugingo. Abenshi bananiwe kurinda umutima wabo, barinaniwe kurinda intekerezo zabo, bahora muri negative thinking, bahora mu ntekerezo zo hasi cyangwa se ziciriritse. Kandi nyamara Imana yaduhaye ubushobozi, yaduhaye ubwenge bwo kurushaho no gusobanukirwa icyiza n'ikibi. Rero Salomo arababwira ati, yandika mu migano y'umuhanga cyane, aravuga ngo turinde imitima yacu nshuti yanjye kuruta ibindi byose birindwa. Nuba umutima wawe wumva watokojwe n'intekerezo ziri negative, ndagira ngo nkubwire ngo umwanzi azaba yamaze kugutera, cyangwa se azaba yamaze kukwigarurira. Mu gitabo cya Yesaya muri 55 iyo usomye ku murongo wa 8 n'uwa 9 hari amagambo bakubwira ngo ibyo mutekereza si byo ntekereza, inzira zanyu sizo zanjye. Kuko iby'Imana dushakaho ni byiza, ibyitekereza ni byiza. Twebwe rero ibyo dutekereza bitandukanye n'iby'Imana yibwira. Imana ifite ibyo yibwira ku buzima bwacu nshuti yanjye. Wowe rero wishaka kwiyaturiraho cyangwa se kwiyumva yuko ibyarangiye ari rwo rwandika Imana yakwandikiye, oya, ntago ari ibyo ngibyo. Kuko ibyo dutekereza ntago ari iby'Imana itekereza. Imana itugirire neza cyane. Ibyo byose rero byerekana ko Imana idusaba guhindura uko dutekereza kugira ngo ihindure nuko tugomba kubaho. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire nko mu nkingi nk'eshanu zishobora gufata cyangwa se zishobora gutuma imitekerereze iganisha ku bukire, imitekerereze yawe ikakuganisha ku bukire. Reka nkuhe nk'inkingi nk'eshanu. Icyambere, ugomba kumenya ko ubukire butangirira mu bitekerezo. Utari wasobanukirwa ko ubukire butangira mu bitekerezo, bizagorana yuko wagana ku bukire. Kwemera ko ushoboye, cyo ni ikintu cya mbere ugomba kwishyiramo. Ukemera ko ushoboye, ukwemera ko wumva ufite ubushobozi muri wowe. Hari abantu bahora mu buzima bwo kumva yuko badashoboye, bari inapti, badafite icyo bamaze. Kandi ugomba kumenya ko Imana yaguhaye ubushobozi bwo kwiyubaka, ntabwo yaguhaye ubushobozi bwo kwisenya nshuti yanjye, kuko intekerezo ziri negatifu ziba ari izo kwisenya. Ntiwamenya gutunga igitangaza utaragitekerejeho. Ntushake kumbwira yuko uzatunga iriya nzu utaratekereje kubaka iriya nzu. Ntuzatekereze yuko uzagenda mu ndege cyangwa se uzicara nk'akanyoni kakigurukiza kakinaga mu ndege utari wabatekereza uburyo cyo ugomba kugera mu ndege n'ibisaba kugira ngo ugere mu ndege. Cyangwa se utekereze ngo njyewe nimba n'umukobwa nzakora ubukwe bumeze gutya. Ngo mbese hari ibintu byinshi bipfira mu bitekerezo. Iyo utari wabasha gutekereza mu buryo buzamuye intekerezo zawe, bizakugora
nshuti yanjye. Rero kumenya ko ubukire ugomba kumenya ko butangirira mu bitekerezo. Intekerezo zawe zigomba kukubwira yuko uri umugwizatunga, intekerezo zawe zigomba kukubwira yuko ushoboye, intekerezo zawe zigomba kukubwira yuko ufite agaciro k'ejo hazaza ku buzima bwawe. Icya kabiri, ugomba kumenya ko uri uw'Imana yaremye ku mugambi munini. Imana yakuremeye umugambi munini nshuti yanjye. Uri umuntu ufite impano, uri umuntu ufite ubushobozi, uri umuntu ufite inshingano zo gutungisha abandi. Yewe nta nubwo ari ubwirasi, ni ukwemera ko hari icyo wabasha ku isi cyangwa se waha isi. Dufite ubutunzi tugomba guha isi, dufite ibintu Imana yatubikije byinshi, dufite ubudahangarwa. Bibiliya itubwira neza yuko turi abakire kuko turakize, dutungishije benshi. Utari wasobanukirwa rero ko uri umuntu ukomeye mu bwami, uri umuntu Imana yaremye ifiteho icyerekezo, ukamenya ko Imana igufiteho umugambi munini, bizakugora cyane gutera imbere mu buryo bw'ubuzima bw'ubukire cyangwa se bukuganisha ku iterambere rirambye. Twaremwe mu mugambi w'Imana ukomeye, kandi turi hano kubw'impamvu, turi hano kubwa papasi y'Imana, turi hano Imana idufiteho icyerekezo. Nshuti yanjye, ntabwo buriya uruta abantu bakomeye kuri iyi si, uruta inyamaswa, uruta ibyaremwe by'ubona byose urabiruta, kuko waremwe mu ishusho y'Imana. Ubundi nta kintu cyaremwe mu ishusho y'Imana nk'umuntu. Inyamaswa zararemwe, amazi yashyizweho, umucyo washyizweho, ibintu byose byashyizweho, ibiti, inyoni zo mu kirere, amafi yo mu nyanja byashyizweho. Ariko igeze ku muntu iramwitondera, ngifata icyondo irakibumbabumba, igihumekiramo umwuka wayo. Ariko yari yavuze ngo mureke tureme umuntu ase natwe. Bivuze rero uri mu mugambi w'Imana ukomeye ku buzima bwawe. Ntabwo Imana, iyo usomye uhereye mu itangira ukageza mu byahishuwe, bavuga uburyo ugukomera kw'Imana guteye, bavuga uburyo Imana ari inyembaraga, bavuga uburyo Imana ifite ubushobozi buhambaye. Rero nimba twararemwe mu bushake bwayo, ku mugambi munini wayo, kubaho kwawe ntabwo ari impanuka nshuti yanjye. Ukiza muri iyi si, Imana yari igufiteho umugambi mwiza, kandi yagushyizeho kugira ngo uzabe umuhanuzi uhanurira amahanga. Ntabwo yagushyizeho kugira ngo wumve ko ugomba kubaho mu buzima wumva wigaya, wisuzugura, wumva ko nta bushobozi ufite, wumva ko nta cyerekezo. Oya, ibyo birahabanye cyane n'icyo Imana igushakaho uyu munsi wa none. Rero ukeneye kumenya ko waremwe mu buryo Imana igufiteho umugambi munini, kandi ntabwo ari ubwirasi. Oya, ahubwo ni ukwemera ko hari icyo waba umariye iyi si. Imana itugirire neza cyane. Icya gatatu, ugomba kumenya ko ugomba gufata icyemezo cyo guhindura imyumvire yawe. Ubwo ndi kuvuga ikintu cyitwa imitekerereze ishobora kukuganisha ku bukire. Ugomba kumenya ko ugomba guhindura imitekerereze yawe, cyangwa se ugahindura icyemezo cyo guhindura imyumvire yawe. Buriya guhindura amagambo ukoresha ni intambwe ya mbere ikomeye cyane ku buzima bwawe. Aho kuvuga ngo nta bushobozi mfite, jya uvuga ngo mfite amahirwe menshi yihishe. Urumva? Kuko abantu benshi bashobora kuba batakubonamo ubushobozi, mu by'ukuri nawe wakisuzuma ukabona koko nta bushobozi. Aya magambo tuyahuza n'amagambo yo muri Bibiliya nkunda cyane. Umunsi Mose yoherezaga abantu ngo bajye gutata igihugu, ngo bagezeyo babona ngo Abanaki, babona abagabo barebare, babona abantu bakomeye, ndetse bazanye inkuru, 10 muri bo bazanye inkuru bavuga ngo twibonaga nk'inzige imbere yabo, nta bushobozi. Ngo baje barira, ariko nubwo baje barira, baje bafite amahundo, bari bafite ibyo bakuye muri icyo gihugu cy'i Kanani. Ariko ngo Abayisiraheli bose ngo bacura umuborogo bararira cyane, kuko intekerezo z'abantu 10 bari baje, bari bababwiye ati nyamara twabonye bari abantu ari barebare, bazaturya, bazatwica, twebwe twibonaga nk'inzige, ntabwo dufite ubushobozi bwo kubarwanya. Ariko harimo abagabo nakunze bari bafite intekerezo ziri positive muri bo. Umugabo bita Joshua na Kalebu barangije baravuga ngo yego nibyo koko twibonaga nk'inzige imbere yabo. Ntabwo bahakanyije icyo bagenzi babo bavuze, ntabwo bigeze bajya kure yabo. Baravuga ati yego niko byari bimeze, ariko nubwo bimeze gutya, ntabwo twebwe dushobora kwemera yuko tugomba kugira intekerezo ziciriritse cyangwa se ziri negative. Ahubwo uko bameze, bibuka ibyo bavuganye n'Imana, bibuka imirimo y'Imana, ibyo yakoranye nabo mu gihe cyashize, bibuka Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa, bibuka Imana yabaye amasezerano. Mwibutse ko bari bamaze imyaka 400, bitewe n'uko Aburahamu ngo yasinziriye ku gicaniro, Imana iramubwira ngo ubwoko bwawe buzamara imyaka mu bunyage, imyaka 400. Reka bari bibutse umuruho. Imana ibwira Mose
Mose aramubwiye ngo Mose ngo manuwe no kumva ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye, manuwe no gukura ubwoko bwanjye mu gihugu cya Egiputa mbajyane mu gihugu cy'i Kanani. Bari bazi imvugo y'Imana, bari bazi iby'Imana yavuganye nabo, bari bafite amasezerano ko bazatura mu gihugu cy'i Kanani. Imana ishimwe cyane. Bari bafite aho berekeza, bari bafite umugambi Imana yavuganye nabo. Kandi burya kubaho ugendera mu isezerano bigutera ibyishimo, ntabwo bigutera impagarara mu mutima wawe. Umurimbyi yaravuze ngo ibyo byose ngo ndabireba ngo nkabibona nk'ibibambwe. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire ngo iyo dutekereza aho tujya bitwibagiza yuko uyu munsi twaburaye, bitwibagiza yuko uyu munsi twakennye, bitwibagiza yuko twashonje, ahubwo tugatekereza ku Imana yavuganye natwe. Imana ishimwe cyane. Ngo Joshua na Kalebu barangije babwira Abayisiraheli, baravuga ngo twibutse imirimo y'Imana. Aba bantu twababonye yego ni barebare, ariko barabanza bakumbuza abantu ibyiza byo muri icyo gihugu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Bakumbuza abantu ibyiza byo mu gihugu, baravuga ngo twahabonye hari amasoko, hari imikindo. Kandi mbibutse ko Imana yabwiye Mose avuga ngo ni igihugu kirimo zahabu, ni igihugu kirimo ubutunzi, ni igihugu gikomeye, kirimo ingano na sayiri, kirimo ibintu byinshi cyane. Rero kubwira Joshua na Kalebu ngo icyo gihugu ntago bazakijyamo ngo abanaki bazabica, byari bigoranye mu mitima yabo. Biremyemo imbaraga zitwa pozitifu muri bo, baravuga ngo tuzabarya nk'uko umuntu arya ubugari. Imana ishimwe cyane. Rero akenshi mu buzima bwacu bwa buri munsi guhindura imyumvire yacu bituma tugera ku Imana yavuganye natwe. Imana ishimwe cyane. Hindura imvugo rero wakoreshaga. Abayisiraheli bageze muri Luka mu Kuva 14 batubwira uburyo ki Abayisiraheli bageze ku nyanja itukura, ngo barebye inyuma, ngo barebye imbere babona ni inyanja, inyuma ingabo za Farawo, barebye impande babona ngo ni imisozi miremire. Barangije ngo barataka cyane babwira Mose atari ko Mose ko watuzanye iki gupfira ahangaha? Ibyiza suko wari kutureka tugakorera Abanyegiputa kuruta kuza gutuma dupfira ahangaha. Batangira kubona iyerekwa ry'amasanduka, batangira kugira imva muri bo, baratangira barazibona, baravuga ati twagomba ko ibyiza suko twari gupfira cyangwa se twari gukorera Abanyegiputa kuruta kuza gupfira aha. Iyerekwa ryabo riba negatifu nshuti yanjye. Ariko Mose, haleluya, Mose arabareba, arabitegereza, arababwira tumva mbabwire mwa bantu mwe, Uwiteka haleluya ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Izi ngabo mwabonye ntabwo muzongera agira intekerezo zirambye. Reka mubwire ngo yarebaga imbere nawe akabona ni inyanja nk'umuntu, yareba ku ruhande akabona ni imisozi, yesi, yabona inyuma akabona ni ingabo. Ariko arangije aravuga ngo ntago byemera, hari icyo Imana yavuganye nanjye. Imana yigeze imubwira ngo nzagendana nawe nkuruhure. Imana ishimwe cyane. Arangije yibuka ibyo yavuganye n'Imana, avuga ngo ya izi ngabo twabonye, haleluya, izi ngabo twabonye ntabwo tuzongera kuzibona ukundi. Arangije aravuga ngo Uwiteka ari buturwanire namwe mwicecekere. Hari intekerezo zigomba guhinduka, hari imyumvire. Mu gihe Abisiraheli babonaga isanduka, babonaga imva muri bo, Mose we yabonye gutabarwa kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ndashaka kugira ngo imyumvire yacu ibanze ihinduke, tubone gutabarwa, tubone ubutsinzi, tubone ineza y'Imana, tubone ejo hazaza kuruta uko tureba imva, kuruta uko tuvuga ngo twariyakiriye muri ibi bigeragezo, twariyakiriye nyine ubwo Imana nuko yabyemeye, buriya nuko Imana yabishatse. Oya, ntabwo ibyo bitekerezo ntibyubaka. Dukeneye kubaka mu buryo buri pozitifu. Imana itugirire neza cyane. Ikindi ukeneye kumenya ni ugushyira intekerezo ku bintu bigari, icyo bita big think cyangwa se think big. Gutekereza ibintu bigari byagutse, ugatangira gutegura ibintu muri wowe, ugatangira gutekereza unategura icyerekezo gikomeye. Kuba umucuruzi w'isi yose, umuganga uhangana n'ibyorezo, umushoramari uharanira ubuzima bwiza, mbese ibintu biri big. Iyo rero ufite ibintu biri big, uhora ufitiye Imana icyizere, uhora wumva Imana yanjye ni ngari, Imana yanjye irakora, Imana yanjye irashoboye, Imana yanjye ndabizi nzaba umuntu ukomeye, ndabizi nzaba umuvugabutumwa mpuzamahanga, ndabizi nzaba umuririmbyi mpuzamahanga, ndabizi nzaba umunyamasengesho ukomeye, ndabizi nzaba umunyempano wa nyawe, ndabizi nzubaka inzu nziza, ndabizi nzacuruza neza, ndabizi nzaba umugwizatunga. Yes, ugahora wumva udreaming ibintu biri big. Hari abantu badreaming ibintu
biciriritse, buriya aba middle classes biragora. Ndashaka kugira ngo nkubwire kuri uyu munsi wa none, dreaming, gira big ideas, tangira utekereza ibitekerezo byawe bingana gute. Bibiliya ivuga ngo uko mumfata nanjye niko, nimumfata nk'ikigoryi nzaza nk'ikigoryi, nimumfata nk'inyembaraga nzaza nk'inyembaraga. Uko ufata Imana igutwara uko. Intekerezo zawe uko zingana ni nako uzaba mu buzima uko bungana. Imana itugire neza cyane. Haranira rero gutekereza ibintu byagutse, ibintu binini. Ntibisobanuye ko gutekereza ibintu byagutse ari byo uzaheraho mu byagutse. Oya, iyo tuvuge uvuga ngo nzaba umucuruzi ufite inganda zikomeye, ntibisobanuye ko utatangirira no gucuruza uduconco, utuntu dutoya. Ariko wowe ucuruza utuntu tw'uduconco, nyamara intekerezo zawe ziri kure, intekerezo zawe zagutse mu buryo bukomeye cyane. Imana itugire neza. Hari icyo ukeneye nanone, ukeneye gufungura umutima ku masomo cyangwa se ku kwiga ndetse no gukura. Komeza wige, ujya ahantu h'ubwenge, wiyongeremo ubushobozi. Umukristo mwiza nuhora haranira kugira verisiyo nshyashya cyangwa se kuba update. Cyangwa se ukaba umugore cyangwa umugabo Imana ishaka. Hari abantu badakunda kuba update, bahora muri analog, kandi tugeze muri digital. Hari abantu bakeneye kubaho mu buzima, kandi ibi bintu rimwe na rimwe biterwa n'aho dukurira, biterwa n'imyumvire tugira, biterwa n'abatwigisha, biterwa n'amadini twakuriyemo, biterwa environment tubayemo. Akenshi ishobora kukugumisha muri analog, ishobora kukugumisha kubaho utagira verisiyo nshyashya muri wowe. Ibyo byose bikakumvisha yuko mbese ubutunzi ari iby'isi, bitewe nuko twigishije. Ntushaka kumenya ibigezwe, ntushaka kumenya aho isi igeze. Uhora muri yasi yo muri za 19s, muri ya myaka ya kera cyane, nkaho wakagendeye mu kinyejana. Uyu munsi nimba baratubwiraga ngo kera abantu bajyaga bahonda ibyatsi bakanywa bagakira indwara, wowe ukaba ukiri muri ibyo bihe ngo uzajya uhonda ibyatsi. Nyamara amavuriro yaraje, amaskaneri yaraje, ama-MRI yaraje, amaradiography yaraje. Mbese ukumva ukagendera kuri icyo gihe. Abandi uzumva bafite kubwira ati reka wikiri ujya kwa muganga wavunitse igufa ryaturaguritse, ngo turazana ngabunzi ngo bakunge. Uracyari muri analog, kandi nyamara ugeze kwa muganga igufa bazaribaga barisubize mu mwanya waryo. Ariko kubera ko bitewe n'uko wigishijwe, bitewe n'uko umeze, bitewe n'aho wakuriye, bitewe n'imyumvire runaka ufite, akenshi ituma uhora udindira. Imyumvire rero igira ibibazo byinshi cyane. Reka nkubwire inshuti yanjye, hari ingaruka rero z'imitekerereze mibi. Reka nkubwire ingaruka z'imitekerereze mibi mu buzima bw'umukristo cyangwa se mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icya mbere, uhora ucika intege no mu byo wari gushobora, ukumva ko mbese nta mpamvu, ukumva ko utabishobora. Ikindi, ingaruka ya kabiri, akenshi iyi mitekerereze mibi ikwangiririza icyizere. Ntiwizere n'abandi, yewe n'Imana ntuyizere. Izo nizo ntekerezo ziri negatifu mu buzima bwawe. Izo ni ingaruka. Iyindi ngaruka ituma intekerezo zacu zihora ziri negatifu, bikaduteza ingaruka, ituma ubaho uhisha impano zawe. Kubera imitekerereze yawe ntushaka kugaragaza impano zawe, ituma uhorana ubwoba bwo gutera intambwe, ukumva uratinye. Ikubuza gutekereza ku nzozi, ugahora wumva waravutse nabi mu buzima bwawe. Izo ni intekerezo mbi, kandi ibyo bintu ntabwo ari byiza. Uyu munsi ndashaka kugira ngo ufate icyemezo ku buzima bwawe, utangire utekereze ngo mbese ubuzima bwanjye ngomba kubutwara gute? Mbese ubuzima bwanjye ngomba kubaho mu buhe buryo? Mbese ubuzima bwanjye ngomba kubaho hari urwego runaka numva nahagararaho nkageraho kabisa? Rero ingaruka z'imitekerereze mibi akenshi zirica nshuti yanjye. Ariko kandi hari n'inyungu z'imitekerereze myiza, icyo bita positive mindset. Iyi mitekerereze myiza rero ituma wumva ushoboye kandi wifitiye icyizere. Imitekerereze myiza muri wowe, ingaruka zayo cyangwa se inyungu zayo, ituma ikongera ubushobozi bwo guhanga udushya no gufata ibyemezo. Ituma ugera ku bintu benshi batageraho kuko wumva ko ari ubushobozi bukurimo. Ituma umwanya wawe wose ugira umumaro kuko uhora utekereza ku cyo ukora cyagirira abandi akamaro. Izo ni inyungu ziri mu bitekerezo.
Imana itugiriye neza cyane. Inyungu zifatika Yesu agenda zivugaho. Ari abantu bamaze gufata icyemezo cy'uko badakwiye kubaho mu nyungu, cyangwa se nongere bisubiramo ngo bahora biyakira ku manywa na nijoro. Bahora biyakira, bamaze kubona yuko nta cyerekezo bafite, nta kintu na kimwe bafite. Kuko ugomba gutekereza ibishya buri munsi, ukamenya yuko ugomba gushaka ubushake bwo kwiga no gushaka ibisubizo. Irinda amagambo mabi n'intekerezo zinyuranye n'Imana. Izo ni inyungu n'ibyiza biri mu mitekerereze mishya, cyangwa se mu mitekerereze y'abakristo beza. Imana itugire neza cyane. Ndifuza ko uyu munsi cyangwa se iri somo tuzarirangiza abantu baramaze kumenya ko byanga bikunda hari urwego bagomba kuvaho, hari n'ahandi bagomba kugera. Imana itugire neza cyane. Hari ibintu abantu bakwiye guhagararaho bakavuga ati icyakora shingiye ku mirimo y'Imana, shingiye ku by'Imana yavuganye nanjye, uru rwego nzarukandagiraho byanga bikunda. Imana itugire neza cyane. Hari ibintu nifuza yuko ukwiye guhindura. Hari ibintu nifuza yuko ukwiye kongera guhagararaho. Umugabo bita Yosefu yamaze guhindura imyumvire ye. Mwitangira ibice 37 hari uburyo yahinduye imyumvire ye. Ubundi yabayeho mu buroko, ariko imyumvire ye y'ubuyobozi yari imurimo. Yumvaga agomba guhanga udushya, yagomba gutekereza ko Imana yamukura ahantu kubera inzozi yarose, kandi koko murabizi ko yabaye umuntu ukomeye mu gihugu cya Egiputa. Iyo rero yaterwaga n'imyumvire yari afite. Yosefu ntiyabaye umukire kubera ibyago bye, ahubwo yabaye umukire kuko yarebye kure, akumva ibiri imbere aho gukomeza gutekereza ku byamubayeho. Nicyo kintu cyamufashije. Yatekereje ko hari umugisha Imana yamuvuzeho. Na Yesu ubwe yatangaje inyigisho zihindura imyumvire y'abantu. Yaravuze ngo hahirwa abakene mu mitima, muri Matayo ibice 5:3. Ntabwo ubundi iryo jambo ntabwo bisobanuye ngo ubwo bukene ntabwo ari ubwo amafaranga, ahubwo nubwo uhora mu mutima wawe ubasha kwakira impinduka z'iby'Imana. Imana itugiriye neza cyane. Ubukire si amafaranga gusa, ubukire n'ubwenge bwo kubona amahirwe. Umuntu wo mu bwenge ntiyirirwa asenga gusa asaba ubutunzi, ahubwo yiga uburyo Imana yashyizeho bwo kubohoka cyangwa se kubona ubwo butunzi. Ubwenge busubiza ibibazo, imyumvire ikosora inzira. Ibi byose ni inkingi z'ubukire bwizewe neza. Imana itugire neza cyane. Hari uburyo Imana ishaka kugira ngo, hari ingero nyinshi abantu bagiye bahinduka abantu bakomeye. Hari abantu bagiye bahinduka mu buryo bwose. Uzagenda usome ibitabo byinshi bitandukanye, bazakwereka abantu biteje imbere biturutse ku guhera ku myumvire. Intambwe ya mbere ni imyumvire iri pozitifu. Nimba ushaka gutera imbere, hera ku myumvire iri pozitifu ku buzima bwawe. Kuko nudatekereza ku myumvire iri pozitifu, ndagira nkubwire ngo bizakugora. Ubundi hari ikintu kimwe ugomba kumenya. Ingaruka zishingiye kuri negative, uzasanga kenshi twiyumvamo ubushobozi bwo kugira icyo ugeraho, kuko wumva ko Imana ikunda abandi kurusha uko wowe igukunda. Ugahora wiyumvamo ibyo bintu, ukizera ko ubukene bufite ishema, ukaba mbese wumva ko umugisha atari uwawe. Akenshi ukabaho mu buzima bw'uburwayi bwo mu mutima, ugakomeza kwizirika ku byahise, ugakomeza kubaho nk'umuntu wagize ibyago aho kuba uwizeye ejo hazaza. Kandi ibyo ntibitana no kugira ishyari no kwanga gukorana n'abandi. Ibyo ntibitana no gucika intege mbere yo gutangira ikintu cyiza. Imana itugiriye neza cyane. Ariko ndagira ngo nkwibutse ku kintu. Ukeneye gushaka amakuru no kwiga ibintu bishya. Iyo ufite mindset ziri positive, uba witeguye kwakira amahirwe, guhura n'abantu bazima, gutekereza ku mishinga mikuru no gutsinda ibibazo biza mu nzira y'iterambere. Imana itugire neza cyane. Ubundi hari ibintu ukeneye kujya uvuga buri munsi. Ukeneye kujya uvuga ibyiza ku buzima bwawe. Iyo dusomye mu Migani 18:21 batubwira amagambo avuga ngo ururimi rufite ubushobozi bwo guteza urupfu cyangwa ubugingo. Ukeneye rero guhora wiyaturiraho ibintu byiza. Hari abantu bamaze kuba indiri yo kwiyaturiraho ibintu bibi. Ibi ngibi Imana iturinde kuri uyu munsi wa none. Ukeneye gukunda umurimo,
Salomo yandika mu Migani ibice 10 umurongo wa 4 yaravuze ngo intoki z'imigenzo izana ubukene, ariko amaboko y'umunyamurava azana ubutunzi. Imana itugirire neza. Nukomeza kugira intoki z'imigenzo bya zindi zo kumva ko mbese waremewe yuko Imana izagutabara, ukumva ko birangiriye aho ngaho, uzaba umukene burundu. Ariko amaboko y'umunyamurava azana ubutunzi. Imana itugirire neza cyane. Ukeneye kwiga ubuhanga bwo gukoresha umutungo. Salomo yongera kwandika mu Migani. Salomo yari umuhanga cyane. Uzasome muri 21 umurongo wa 20 bakubwira ngo mu rugo rw'umunyabwenge habonekamo ubutunzi n'amavuta, ariko umupfapfa arabitakaza byose. Ibi wenda tuzagera mu ngingo zindi twiga uburyo tugomba gukoresha imitungo yacu. Ukeneye kugira mindset, ugahitamo abagutega amatwi n'abo mugendana. Akenshi uwo mugendana kubwira ibyo ushobora cyangwa utashobora. Iyo usomye mu Migani 13 umurongo wa 20 barabikubwira ngo ugendana n'abanyabwenge azaba umunyabwenge. Ese ugendana nande? Menya numba ugendana n'umuntu udafite ubwenge muri we cyangwa utaguha ibitekerezo, uzahora mu bukene. Ukeneye kumenya abo guhitamo no kumenya abo mugendana bagutega amatwi kugira ngo bagufashe. Ukeneye gufungura umutima ku masomo mashya, amahugurwa cyangwa se n'ibiganiro biganisha ku iterambere. Hari abantu bakubwira ngo iby'isi ngo ngewe ngo ntago bindeba. Umuntu uguma mu rusengero atagira ibijyanye n'isi akoreramo, akenshi atsindwa na systeme z'ubuzima busanzwe. Ni byiza kusenga, ni byiza kuba mu rusengero, ariko kenshi nutinda ukumva yuko gusenga ntukore. Na Bibiliya iravuga ngo udasenga udakora ntakarye, niko biritubwira, na Yesu yarabivuze. Rero ukumva ko uzakomeza gusenga, ukumva ko uzakomeza kubaho mu buzima buraho gusa bwo kwizera ibitangaza Imana yakuvuzeho. Abesha abo ngabo ntibatana no gukurikira insengero zitanga ibitangaza, ngo baguhanuriye ngo uzatunga imodoka, ngo baguhanuriye ngo uzubaka inzu, ugahora muri ibyo, ugahera muri urwo ruzerero, bizatuma uhora mu bukene bw'iteka, kandi ntabwo uzarenganya Imana. Hosea yaranditse aravuga ngo ubwoko bw'Imana burimbutse kubera kubura ubwenge. Ibyo byose ugomba kubitekereza. Imana itugire neza cyane. Ugomba kumenya neza rero ko ukwiye kumenya gahunda y'uko ugomba kwitwara. Guhindura imyumvire niyo ntambwe ya mbere iganisha ku bukire. Nta muntu n'umwe wigeze agera ku rwego rwo hejuru akiri mu buryo bwo gutekereza nk'umukene. Nta na n'umwe. Iyo dufunguye umutwe tukawuzuzamo ijambo ry'Imana, ubumenyi cyangwa inzozi z'ubuzima, ubwenge bw'iterambere, amahugurwa y'imari n'imibereho ndetse n'imitekerezo yo gukura, turava mu bukene burambye tukajya mu bukire burambye. Abakristo bakeneye iki? Abakristo bakeneye kwemera ko ubukire atari icyaha. Kuba umukire ntabwo ari icyaha. Bakeneye kwemera ko Imana itanga ubushobozi bwo gutera imbere. Abakristo dukeneye kumenya ko gutinyuka guhindura uko tubona amafaranga cyangwa se umurimo n'ubuzima. Abakristo dukeneye kumenya ko kureka kwikurura amagambo y'ubukene cyangwa se guhora twiyaturiraho amagambo y'ubukene, ugahora uvuga ngo nta bushobozi, nta mahirwe, ntacyo byamarira. Ibyo dukeneye kubihindura. Ukeneye kumenya nimba uri umukristo, gutangira gutekereza nk'abantu bafite icyerekezo cyangwa inzozi cyangwa umushinga cyangwa ubushobozi ndetse n'umurongo ngenderwaho. Iyo rero umwuka wawe ugiye imbere y'ubwenge bwawe, urasenga. Iyo ubwenge bwawe rero buje imbere y'umwuka wawe, utera imbere. Iyo bibiri bibaye hamwe, uratsinda ku isi ndetse no mu ijuru. Imana itugire neza cyane. Uyu munsi rero witwara ute? Uyu munsi wumva ute ubuzima bwawe? Uyu munsi ugenda uhagaze ute? Uyu munsi wumva ufashe iyihe ntego mu buzima bwawe, mu myumvire yawe? Imyumvire yawe ikuganisha he? Imyumvire yawe igenda ihagaze ite? Reka nkubwire ingero z'abantu bahinduye imitekerereze yabo bakabona ubukire, hanyuma tugane musozo. Iyo dusomye muri Bibiliya twavuze amagambo ya Yosefu, uburyo yabaye umugaragu w'umufungwa, ariko imitekerereze yamushyize ku rwego rwo kuba minisita mu gihugu cya Egiputa. Uzabisome mu Itangira igice cya 41 bazabikubwira neza. Umugabo bita Nehemiya yabaye umukozi usuka divayi ibwami, ariko imitekerereze yo gukunda igihugu cy'iwabo yatumye ahinduka umuyobozi w'iterambere. Imana itugire neza cyane. Iyo dusomye muri Salomo mu gitabo cy'abami ba mbere igice cya 3 niho batubwira uhereye nko ku murongo wa 10 batubwira ngo Salomo yasabye ubwenge, ntabwo yigeze asaba ubutunzi. Imana iramubwira iti kubera ko usabye ubwenge nzakongerera n'ubutunzi.
ibyo byaturukaga mu mitekerereze. Iyo dusomye mu buzima busanzwe cyangwa se tugiye dukurikirana abantu bateye imbere mu buzima busanzwe, hari nk'umudamu uriya w'umunyamerika uwo bita Oprah Winfrey, yabayeho mu bukene bukabije, akorerwa ihohoterwa, ariko imitekerereze ye yose yahoraga iri ku nzozi ze. Yamuhinduye icyamamare gifite ibikorwa byinshi ku isi. Uzakurikirane, uzasoma ibitabo byamwanditseho bazabikubwira. Hari umuntu wo munyafurika wo muri Zimbabwe wo bita Steve, yahunze igihugu ari umusore, ariko kuko yararazwe no gutekereza kure no kudatezuka ku cyo ashaka, yashinze icyo bita Econet Wireless. Ubu ni umwe mu bagira uruhare rukomeye mu guharanira cyangwa se mu guteza imbere umugabane wa Afurika. Ibyo byose byaturukaga ku kugenda ari inzozi, kugendana inzozi. Ubukire yo nyakuri ntibutangirira ku ifaranga, nshuti yanjye. Nimba ushaka kugira ngo uzatera imbere, ntabwo uzatangirira ku ifaranga, butangirira mu bitekerezo. Igihe cyose utekereje igitangaza ariko ugatekereza nk'umukene, uzahora uri umukene. Guhindura imitekerereze ni ukurimbura ibitekerezo bibi muri wowe, ukubaka ubushobozi bushya bwo kureba kure, ugakora cyane, ndetse ukanizera Imana yagushyize mu isi kugira ngo utere imbere. Imana itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo biracyashoboka ko waba umukire, ariko isuzume mu ntekerezo zawe, umenye niba intekerezo zawe ziri pozitifu. Ugira ibyo uhindura, ugira ibyo ukuramo, ugira imyanda yose usiba muri wowe. Ndashaka kubana n'abantu muri uru rugendo. Uyu munsi tuvuze ku bijyanye n'ubukene buturuka mu bitekerezo, ariko uyu munsi nituramuka tugize intekerezo zagutse, tuzaba abantu bakomeye. Ni n'amasomo yandi tuziga muri step zizakurikiraho bizatworohera, kuko intekerezo zacu zamaze kwakira ko tugomba kuba abantu bashoboye, dushobora kugira iterambere rirambye, dushobora kwiteza imbere, dushobora kumva ko ejo ari heza, dushobora kumva yuko buriya nimuhamagara abahanga mu bantu bize ibintu bya ekonomi, mu bantu bize ibintu bya development, mu bantu bize bya business, bazagufasha kugusobanurira. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ukeneye no kugira abantu babajyanama bawe bagufasha. Ntabwo ukeneye uyu munsi nshobora kukubwiriza ndi umushumba, nakubwiriza ko tuzajya mu ijuru, ariko ukeneye n'abandi bakugira inama bakakubwira ati nyamara uri mu isi hano, ngwino tukwereke, vayo ucuruze inyanya zizaguteza imbere. Kuko hari amasomo tugomba kwiga bita business as mission, gukora business ariko ifite intego y'ubwami bw'Imana. Ese muri kwa gucuruza inyanya kwawe uratekereza yuko utahavugira Imana? Uratekereza ko nta agent wakenera? Imana ntikenera umwagent mu bacuruza inyanya. Ese ntikenera aba agent mu bafite inganda? Ese ntikenera aba agent mu bamamaza ubutumwa wenda mu mupira w'amaguru? Ese ntikenera aba agent mu bahanzi? Ntikenera aba agent muri gahunda zitandukanye? Mu bashoferi ntabwo ikenera aba agent? Ese kuki abantu dutinya gukora ngo yanga iby'isi, ngo ngiye n'iby'isi, ngo ntabwo nshaka ubutunzi, ngo amafaranga, ngo wapi, ngo n'iby'isi? Ariko kandi iyo tugeze mu byago, iyo tugeze mu bukene, iyo tugeze ahantu nyirinzu yatwirukanye, turatangira tukajya gusaba ngo muduhe amafaranga mwebwe abayafite. Ese koko ibyo tugiye kubasaba ntabwo ari iby'isi nk'uko tubyita isi? Imana itugiriye neza cyane, kuko intekerezo zacu uyu munsi nituzagura zikaba pozitifu, ndababwiza ukuri yuko turaba tutangiye intambwe ya mbere yo kudugeza ku bukire. Banza wisuzume intekerezo zawe zikora gute. Nta kintu Imana ishobora kugukorera ugifite intekerezo zo hasi. Ese uyu munsi guhe miliyoni utazi no kuyimanaginga mu bitekerezo, niyiguha urasara. Niyiguha miliyoni urasara, kubera ko ntiwabashije gutekereza icyo wayikoresha, ntiwabashije gutekereza uko wabaho, mbese ntiwakoze action plan mu bitekerezo byawe, wisetinzemo ubukire muri wowe. Uyu munsi niwaguha miliyoni ndahita ikujyana usare. Wari umurokore ujye mu bagore, wari umurokore utangire usare, ujye mu kabari usinde birangire, kubera ko ntabwo wateguye intekerezo zawe neza. So rero ubukire bwa mbere, intambwe ya mbere ntabwo ari amafaranga. Intambwe ya mbere ni mu mutwe. Umutwe wawe ukoze ute?
umutwe wawe ukora ute, bigenda gute, uri gutekereza iki, wariyakiriye se? Tubimenye ko uyu munsi tugomba gusengera umudayimoni wakwaritse wo kwiyakira, kuvuga ngo nta byararangiye iwacu, nta gari tugira, nta modoka tugira, nta n'ababyeyi banjye batunze miliyoni kuri konte. Nyine ubwo nuko twabayeho, twaramenyereye Imana nuko yaturemye. Ibyo ni umudayimoni nifuza yuko duca muri ibi bihe nk'ibi ngibi. Imana itugire neza cyane. Ndashaka kugira ngo utangire witoze kubaho nk'umuntu ufite Yesu, kuko Yesu niwe ufite Yesu aba afite byose. Ufite mu bushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose muzabyongererwa. Ufite Yesu aba afite byose. Kandi ndashaka kugira ngo tutunge Yesu, ariko kandi tunatunga abana bacu, kuko abana bacu bakeneye kubaho, imiryango ikeneye kubaho, ukeneye kwiga, ukeneye kwishyura inzu, ukeneye kwivuza, ukeneye kubona hari icyo bita basic needs, iby'ibanze by'ubuzima dukeneye tukiri mu isi. None se uzabirataho ngo njya mu rusengero ku cyumweru? Uzabirataho se ngo nirirwa mu butayu? Biragutegereje, kandi ntabwo uzarenganya Imana ngo kukitabima, ahubwo irakureba ikakwitegereza ikavuga ati ahubwo waracanganyukiwe, wabuze ubwenge. Mureke Imana izikoreye mu bitekerezo byacu kugira ngo duhinduke abantu bagutse. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ibaho umugisha. Guhera uyu munsi wa none ndakwifuriza kubaho mu buzima bufite icyerekezo, kandi mu buzima bufite aho bugana. Imana iguha umugisha. Wowe tubanye kuri uyu munsi mu ntego yacu ya mbere, muri step ya mbere mu cyitwa guhindura imyumvire. Nshobora kuba mbikubwiyeho mu ncamake, nawe ugenda ukora ubushakashatsi buhagije, ufite byinshi uzi kuri iyi ngingo cyangwa se y'imyumvire. Ibyo byose tuzakomeza kugenda tunayigarukaho cyane, kuko imyumvire niho pfundo byatugeza ku bukire. Imana ibaha umugisha rero mu izina rya Yesu. Mana Data wa twese wo mu ijuru, turagushimye kubw'uyu munsi. Turagushimye kuri uyu munsi wacu wa mbere, kuri iyi ntego ituganisha ku bukire burambye. Turagushimye kuko wemeye yuko tuganira intekerezo zacu Mwami. Ndakwinyize kugira ngo uzikoreremo, kuko intekerezo ziciriritse zituma duhorana akajagari ko mu bitekerezo. Nyemerera rero duhe intekerezo zagutse, kuko zituma tukugirira icyizere, tukumva ko Imana ishoboye, tukumva ko ukiri muri twebwe. Dufashe rero bane natwe, dufashe utugirire neza, dufashe uturwanirire, dufashe utuganirize, dufashe utubere ibyiringiro by'ejo hazaza. Urakoze Yesu, urakoze kugiye kutugirira neza, urakoze kugiye kutwitaho, urakoze abaneza amatwi bose. Ubaho umugisha Mwami, uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen.